mwaramutse neza abadukurikiranye kuri channel yacu ya Kijuru TV show. Uyu munsi nasuye umuhungu wanjye Kijuru nishitiriye TV yanjye. Serge uraho meze neza? Promesse wowe witwa Manuti harya? Wowe Jean-Louis Kennedy Bertin. Uyu munsi rero niteguye cyane gukina muri aya marushanwa. Harya ni amarushanwa y'akarere n'ay'ibigo n'iki? Kennedy wanshubije n'ay'akarere ku rwego rw'igihugu. Okay, wambwiye ukuntu mwiteguye nka ikipe yanyu harya yitwa iki? Ikipe yacu bayita Collège Doctrina Vital Kigo. Collège Doctrina Fortis Academy. Yes. Wambwira ukuntu mwiteguye gukina, ese mwiteguye ko muratahana intsinzi, ese n'uturere tungahe muri bukine natwo bimeze gute nimumbwire? Twiteguye neza na ekipe yose, bizera ko twese nta n'umwe ufite imvune kandi twiteguye gutsinda. Twiteguye intsinzi. Nabisengeye se? Mwabisengeye? Mwizeye ko Imana irabaha intsinzi? Imana ibashyigikire. Promesse witeguye gutegura? Muriteguye? Murumva mufite akabaraga? Muratangira gukina sangahe? Nka saa yine. Okay. Kocha wanyu yarabakocinze neza cyane. Ubu ngubu muriteguye. Okay. Murakoze cyane rero. Mu kanya abadukurikiye turabagezaho umukino w'aba bana barahatana n'amakipe menshi aturutse mu turere dutandukanye. Turaza kubagezaho intsinzi yabo, niba batsinze turaza kubibabwira. Murakoze cyane. Komera cyane. Bambwiye ko ari wowe Duwaye w'ikigo. Ni Duwaye w'ikigo. Aha, komera cyane. Bambwiye ko ari wowe ushinzwe imikino. Amazina yawe witwa? Aha, Moyize. Duwaye ntabwo mbwiye izina ryawe. Amazina yitwa Ngabonziza Kate. Ngabonziza. Wowe wantagusa n'abandi. Ni umuzamu? Okay. Witeguye gute gufata imipira rero? Yewe. Ufatanya na kocha wowe ngo bimeze gute ushinzwe imikino? Ni wowe uhagarariye abana? Yego. Uko wabibonye imyitozo kocha yabahaye se bimeze gute? Icyo navuga nta bikomeye biri muri ngeza akora, ariko kuko abana basanzwe bafite impano, icyo yakoze ni ukubongerera karite y'imana yabo, kumenya umuntu agomba kuba ameze gute, ukamenya ukuntu diferense ugomba kumufata, n'ibyo imbaraga, kubafasha bose bakamenya mu kibuga. Ibindi byose buri wese uri hano ni umuhanga, kuko iyi ni ikipe ntabwo yakagera. Kandi abana bafite courage, bafite n'impano. Ubu bagiye kubigaragaza ku isi yose ko bafite ubushobozi bwo gukina bagatsinda. Harya nyibutsa Duwaye, ubushize habayeho amarushanwa nk'aya ngaya ku rwego rw'akarere. Ni mwebwe mwatwaye igikombe cyangwa bimeze gute? Nyibutsa. Twatwaye igikombe ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Ku rwego rw'umujyi wa Kigali, karere ka Gasabo. Okay. Doctrina Fortis Academy, uyu munsi nabwo amahirwe turayabaha yo gutsinda. Imana ibibafashemo. Murakoze cyane. Reka turebe mu kanya saa yine nibwo muratangira n'igice. Turebe uko biri bugende. Imana ibibafashemo rwose. Yego. Nyine ngo baje babize ngo n'imbuto. Amwe mujya munsetsa, bamwe ngo yarayabibahaye, abandi ngo yaje abizanye. Ubwo se uri kuvuga ukuri ndi? Nyine barababwiye ngo nibadatsinda ngo ari amagi barayaha abatakinnye. Ngo n'amarogi. Barabaha amagi nibataha, abandi ngo barayabibahaye.
urabona ko noneho basaze nabo bareka rungu barashaka kurya amagi oya sha batsinde bakomeze yego shaka yego Yesu yabaze batagitsinze cy'icyambere kirarangiye cya kabiri narangiye kubona icyizere cya noza Berite yo barawumwambuye mwibahamagara mubihorere nimwe mubatera ubwoba niba franga mukobwa noneho n'ukuntu barakaye n'ibyo babyanze baratsinda bazi cyabajyanye murega nabo ahubwo mubabwire courage vuba Frank hereje ba Frank ruhereje ndewe Promesa afasha uriya muzamu ni mugufi cyane ntabwo nashobora kuvuga ubu nakarabye abantu babatsinda batabavamo barahita bataha tayari natwe turahita dutaha yese na Frank nta n'ijana mu hano nanatsinda ajye kwa Gaspard yego sha Beri yego sha yebaba we yeba nabariye abana bano bana bazi umupira pe ikipe ifite bahiga yandi ese wahereje yego sha yo courage inyuma se kuruhande sha pe yaribonye igitego mubabwire courage gusa courage yonyine sha byaje rero icyizere ndagifite gaza se minota siri kwiruka mubabwire courage gusa bakibabanza sha ni amahirwe make babuze amahirwe make sha igitego bakibonye yego sha noneho nabo bakangutse babonye ko amazi ase ubu bwana ubonye budakinye bufite umuhate bugatsinda Promesa yari ari kuvuga ngo koca ngo ibintu byo hejuru ngo abayanga ko tubikina ngo kandi nibyo bari kudukinira ngo natwe ngo nitubikina ngo aradutuka reka ntibakine ibyabo bamureke ubiye urabona atari amashoti atari bari kubateza se ibibazo none nawe satutagira amashoti ahubwo n'abandi bayapime yego sha aratera nanjye nkagenda nanjye aratera nkagendere gore wese niwe wenyine uri kugenda ndi gutera Kusha bitsinda nani ugapera ugunga ibarusha umupira nyine nabibonye yego sha tayari mugende Sharifu baramwisha umuhungu wanjye ni Serge we Serge umva ntago nzi uwo ari we uwo ari we wese uwo muri dogitirina baramwica nkumvaga inda karanyishe nkumva ko ari uwanjye bose mbafata nk'abanjye yagiye muri gatanu se noneho apfa kuba ari umweru uguye hasi mpita numva nyine ko ubwo ari uwanjye ubu none se sha yego alo aho nyine aho gahore turapfuye nabo bariye amavubi uretse kuba bagaye bashyize
nabo bariye Amavubi. Aha ibintu birakaza ahangaha murabyibonera namwe. bagifunga kiragiye Ibintu birakaze ku kibuga cya Kigali. niko wamamagaye batsinze ba Frank. Ikipe ya Doctrina Fortis Academy irimo irahangana n'ikipe ya APR Rugunga. Abambaye umutuku ni APR Rugunga, abambaye umweru ni Doctrina Fortis Academy. Amakipe ahangaha rwose arimo arahangana, birakomeye cyane, birakomeye cyane. Amakipe arimo arahangana, amakipe arimo arahangana. Amarushanwa y'akarere, akarere ka Kicukiro, akarere ka Gasabo kari gukina n'akarere ka Nyarugenge. Birakomeye ahangaha, amashoti, amacenga. bashaka ikindi mwana nka baba Mana bashaka ikindi Ibintu birakaze rwose. Nyaruka mwana. yego sha yaragerageje pe yaragerageje n'ukuri kw'Imana. mbese ko muri bazana amazamu bareba Yego Serge buriya yawufashe ko. Awufashe babureye. umujinya afite byose Awufashe nuguhita agenda kwa kundi kwe nk'inzoka. Ujya umubona ukuntu agenda yizunguza ngo ujya umubona yiruka yizunguza nk'inzoka. niba ikindi gitego Nani dufashe niba bishure. Umujinya y'umwishe ahita agenda yizunguza. Ariko hariya ku izamu hatabonetse umudefanseri, uriya mwana nawe ari guhita agira ubwoba. shabo bamubarire hafi twese Yihute se mu biki minota nibayitinze. Bane banyireba. n'abana rero ngewe N'abantu b'umupira babaje kugira. Ndabona bazenguruka nk'abashaka kuroga ikibuga igihe bahere batambagira ubundi bari bari mu biki abo bahumana n'abana badatsinda abandi bo bamagira abana. Noneho ko cyo yasaze noneho. Yego sha. Igitego pe. Umusifuzi aribye nawe. Uriya musifuzi ari kwibira no. nta musifuzi ari mu biki none Noneho basaze noneho oya n'abaciro noneho Frank Mana yarebe barakivuye. Thank you. batera impanga Ntabwo sha berite yego. Yaryo icya mbere ninde wagitsinze? arawubatwara jigira Icya mbere ninde wagitsinze mu mafaranga? Ntabwo nabonye ndabaza gutitiya bafunga kiriya gitego bambara abana nabo ko mbona basaze Undi aba ari kurwanira umupira, bari gutabarana. batabarane bari kabisa gutabara izamu ryabo. ariko suri mu biki wowe wumva twaye nawe umukushije niwe wigushije Uriya muzamu rero iyi kipe yacu sinzi impamvu yayizize. ese urabwo mbonye yiba Ntabwo ari ukuyizira, buriya niko biba bimeze. ikipe yacu bari kuyiziba Baba Ukuri bakoze amakosa. namubonye oya namubonye kuva kare uyu musifuzi ntabwo ino kipe yayiyumvishemo. Ubushize niyo yatwaye igikombe rega n'ubundi ye buriya bateye akajinya barayifite Gasabo. yesu we karakana niko bagiye gufite Ninde wasimbuje? Basimbuje ndetse. Yego sha. reka
kariya kana kazi gufata nubwo ari kagufi ntabwo awufashe barawukuyemo abadefanseri nyine barimo baragira nabo mama baraje kwita bajya mu bajyanamo n'abatsinze izamu ryanyu muririnde mwabana mwikoko muririnde muri sinzi uwo basimbuje sinzi n'uwo banashyize amahoro none atumye batangiye gutsinda oya yanze gukinisha bariye buriya arabakinisha mu yindi parite ndana amahoro